Twongeye kubaha ikaze nanone mu kiganiro Arise and Shine. Turi kuri TVO, uradukurikira kuri Canal Plus, dukurikira kuri Star Times ndetse free to air, naho turahari kugira ngo tubagereho mwese aho muri mu bice bitandukanye. Udukurikiye mu mirimo yawe, udukurikiye hari abadukurikira bari mu kazi ariko agashyiraho kugira ngo akomeze kubana natwe. Hari abari bari kwa muganga ariko bagatuninga kuri TVO n'ahandi hatandukanye mu buryo butandukanye baba badukurikiranye. Tugeze mu isaha yacu ya kabiri, rero tugiye gufata insanganyamatsiko kugira ngo tuyiganireho, kugira ngo twungurane ibitekerezo muri byo. Turi mu isi y'ikinyejana cya 21. Ni kimwe mu babasha gusesengura, babasha gusubiza inyuma mateka. Ni ikinyejana gifite itandukaniro rikomeye cyane n'ibindi binyejana byaba byarabayeho. Niyo bakavuga bati ni nacyo kinyejana gifite ibyitwa amahirwe, opportunity, ariko ni nacyo kinyejana kirimo n'ibyago byinshi bihari. Abajene bamwe barabikangukiye. N'umunsi tugiye kugaruka mu ivugabutumwa n'uburyo n'ikoranabuhanga turaza kubihuza. Ni gute se uyu munsi ivugabutumwa rikorwa, ariko se ni gute ryanakorwa tukagera kuri benshi kandi dutanga ibizima bishobora gukiza abantu kandi bikozwe n'abajene. Turi kumwe n'umujene, nawe ni umwanditsi by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo ufite uburyo urota kwandika ariko bikaba bikugora ko ufite igitekerezo. Baranotha wowe ushobora gutekereza bya bitekerezo byawe, arabihuza akabikorera inyandiko, nawe ukaba wazaba umwanditsi w'igitabo akakiguhereza kirangiye. Urumva atari sawa? Araza kubitubwira uko bimeze. Ikindi ntago ari ibyo ngibyo gusa, ubwo ari no muri podcast, ari gukora ibiganiro bitandukanye aganiriza abantu b'abajene bafite ubuhamya ariko bafite icyo bazi kuri Kristo Yesu kugira ngo bakomeze basakaze uwo mucyo we. Vuze ibyo ngibyo araza kuba atubwira. Turamwakiriye Vitali Muvunyi. Karibu cyane. Murakoze cyane. Ndabivuze byose byamvuze biki? Hafi ya byose. Oh yes. Ngaho ibindi byivugira. Ibindi mu byo tavuze nkora nuko nkora mu bushakashatsi, company yacu ikora n'ubushakashatsi. Ikindi nuko twibanda kuri content za Gikristo, ibitabo cyangwa content ziri visual, n'iziri audio, byose biribanda cyane ku bifitemo nyine iyo side ya Gikristo. Nubwo bidakuraho izindi genre cyangwa ibindi bisata by'inyandiko ushobora kuza ushaka kwandika, wenda tuvuge ku mateka, ariko niyo twakwandika amateka tuyandika muri perspective ya Gikristo. Ntago duteganya kwandika ibintu byakwangiza abantu, ibintu bifite indangagaciro zihabanye cyane n'iz'ubukristo, kuko ngira ngo tugeze kubiganiraho ko usanga indangagaciro za Gikristo ugiye kureba imwe ku yindi ni nazo ndangagaciro za kimuntu. Yego. Impamvu rero twinsiste cyangwa twibanda cyane dukomeza kuvuga ngo nuza no gukorana natwe byari byo byose ube uzi aho duhagaze, no kugira ngo ube uzi indangagaciro zacu, umenye ko tutari bukwemerere gusohora ibintu bidafite miza ndangagaciro za Gikristo nazo ndangagaciro za kimuntu. Rero nibyo ngibyo ibindi byanjye nkora mu busanzwe. Dukora translation, gusemura ibitabo cyangwa inyandiko, dukora interpretation, gusemura imvugo, niba ari imvugo sinzi ko nabyita, ariko twakunda abantu basemurira abantu bicaye cyangwa bahagaze. So ibyo byose, izo service turazitanga muri company yacu yitwa Vital Readings. Igitabo cyacu cya mbere twasohoye cyitwa My Forgiveness Story. Ni inkuru y'umusore umwe wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, wanditse inkuru y'ubuhamya bwe ariko yibanda cyane kuri sije cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga kubabarira. Ni igitabo cya mbere twasohoye, turimo turateganya gusohora ibindi, kimwe mu kwa 4, ikindi mu kwa 7. Ni cyanjye kizaza cyane rwose. Yes, hanyuma murabyumva rero ni Vital Readings, right? Yego. Ni iyo company murumva ibyibasha gukora. Hanyuma tugiye kuganira ku ivugabutumwa mu isi y'ikoranabuhanga n'uburyo abajene urubyiruko rwiteguye kwibyaza umusaruro. Nicyo turi buze kwibandaho. Iyo tuvuze ubwanditsi ni umwe mu nzira. Hanyuma kandi kera wenda byaragoraga kugira ngo abantu bagire access kuri copies. Igihe umwanditsi yanditse, uno munsi turacyagorwa no kubona ibitabo bya Alex Kagame
kubera yuko ikijyanye na soft copy icyo gihe muri ibyo bihe byabo byari bigoye baba gafite ama hard copies gusa. Uno munsi dufite ikoranabuhanga ku buryo umuntu ashobora kwandika igitabo hanyuma ukaba wakibona mu buryo bubiri, yaba iyo soft copy ndetse ukaba wanabona ibijyanye na cya gitabo mu buryo bufatika. Ibyo nabyo birahari. Uyu munsi iyo tuvuze ivugabutumwa mu isi y'ikoranabuhanga, reka bari wenda duhera Vital, hazi iki mu bitekerezo uyu munsi n'amavantage ahari n'ayahe? Icya mbere nuko murabizi Bibiliya ivuga ukuntu Yesu yajyaga ajya mu birorero cyangwa akajya mu mabarabara mu Kirundi ngira ngo, ariko no mu Kinyarwanda sinibuka neza ukuntu iryo jambo barivuga. Yajyaga aho abantu bateranira, aho abantu bahurira. Yego. Kuko niba ushaka kujya, yajyaga avuga ngo yaziye abarwaye. Niba ushaka kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo ugeze ku bantu benshi, ukeneye kujya aho abantu bahurira. Yego. Ahantu bahurira ari benshi. Uyu munsi iyo urebye imibare ku isi yose muri rusange, bavuga ko abantu bakoresha telefone, bakoresha screen, not telefone na computer, amasaha 7:3 ku munsi. Amasaha 7:3 ku munsi. Yego, abo ni abantu bose muri rusange. Iyo uvuze aba Gen Z gusa, abantu bavutse mu 2006 kugeza 2012 bakoresha amasaha 9 ku munsi. Iyo urebye rero ayo masaha 9 ukareba, tuvuge nk'uwo mu Gen Z amasaha 9 kuri screen mu masaha 24 y'umunsi, tuvuga rya mu 8, mufata 8 wongereyeho 9 abaye 17, hasigaye hafi 7. Usanga nyine amasaha menshi arayamara kuri screen. Ikindi nuko Gen Z nko mu Rwanda nibo benshi. So niba uturimo tuvuga ivugabutumwa, niba turimo gushaka kugera ku bantu, nta yandi mahitamo dufite uretse kwinjira kuri mu gukoresha ikoranabuhanga. Kandi ujya kureba ugasanga abandi bantu bafite ibikorwa bagamije kugeza ku bantu bamaze kuhagera. Yego. Abantu benshi bafite ibikorwa, ndavuga ubwo uzasanga narimo mvugana n'abantu bamwe na bamwe kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda, bambwira ukuntu ibiraka byabo byinshi, aho kugira ngo babihe ibitangazamakuru basigaye babiha abanyamakuru. Kurajya gusanga ku gitangazamakuru umunyamakuru uriho afite followers ibihumbi n'ibihumbi, igitangazamakuru bwacyo gifite followers bakeya. Kandi ku bitangazamakuru byinshi abantu basigaye batangaho is adverts, ntube bamenye ngo ni bande bakurikiye, ntube bamenye umubare ufatika. Ariko iyo posting kuri social media atanga report akavuga ngo cyarebwe n'abantu bangana gutya, ha comments zabangana gutya. Urajya gusanga sanga nyine abandi mu bisata bitandukanye by'ubucuruzi n'abandi bagendera ibikorwa, abantu benshi bamaze gutangira kwinjira kuri gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo bagere kuri abo bantu. Rero ivugabutumwa n'ikoranabuhanga ni ibintu bitazongera gutandukana. Ibyo twarotaga byose bya kera byararangiye, ubu ngubu nyine ntabwo bizongera gutandukana. Kuko abayobozi bivuga mu kinyejana cya 21 nidushaka tubyakire tubyemere, amatorero, abantu bavuga bakora imirimo y'ivugabutumwa, b'investing muri technology, kuko niho abantu bari, niho abakristo bari. Niba ushaka kubedifyinga, kubasubizamo imbaraga, kubahumuriza, kubigisha ijambo ry'Imana, ni naho n'abadakijijwe bari. Niba ushaka kubabwiriza ubutumwa bwiza, nta yandi mahitamo. Rero hari amahirwe menshi kubera ko izi mbuga nkoranyambaga kenshi kuzinjiraho n'ubuntu, ariko iyo ushaka kuzibyaza umusaruro nyine nawe ugenda ushoramo ibintu bitandukanye, birimo umwanya, birimo amafaranga, birimo imbaraga, birimo ibitekerezo. So nibaza ko ari icyo ngicyo nabivugaho right now. Uri kuvuga igise kiza, ntekereza no munsi turi kubona yuko nkatwe mu gihugu cyacu gufatwa ingamba nyinshi, mu nsengero zaramaze gufungwa, physical churches zaramaze gufungwa. Ibyo ngibyo nanone se watekereza kwimuka mu isi ikoranabuhanga, se ntibisa nk'ibihita binimura insengero ziri physical nazo ubwazo, ko zishobora kuba ubuke bwazo butagira impact ikomeye ku musaruro wundi byakagombye bikora mu ivugabutumwa? Yego, nibaza ko n'ubundi abantu barimo abantu bafungiwe insengero kubera ko batujuje standards cyangwa batujuje ibigenderwaho kugira ngo urusengero ruri physique rufatika rukore. Birumvikana amahirwe basigaranye nayo gukoresha ikoranabuhanga. Hanyuma n'abasanzwe n'abatarafungiye bafite insengero ziri physical zifite ibisabwa, nabo mukuri babishatse bakwinjira ku ikoranabuhanga. Rero muri rusange itorero
ryose rya Kristo uko byagenda kose bakwiye kwinjira ku ikoranabuhanga nta yandi mahitamo ahari. Ndashaka kuvuga iki kintu ntabwo nzi neza 100% icyatumye bafunga amatorero, uretse bimwe bagiye bavuga byinshi biri physical. Sinzi niba bidafite aho bihuriye, ariko birafite aho bihuriye ko nibutse ijambo rya perezida avuga muri National Prayer Breakfast, bimwe muri practices cyangwa mu byo amatorero akora bidahwitse. Nanone danger irimo ko ntabwo nshaka ko tuvuga ayo mahirwe gusa ngo twabagirwe ko harimo ibyo byago byuko negeye abantu bajya online bajya mu ikoranabuhanga bakwiye kwitondera dutwaye yiki. Ko ushobora gusanga batangiye bafunga insengero zikora mu buryo buri fizike, ariko wakwihutira kujya online utabanje kugenzura ibyo ujyanyeyo, naho ukazasanga hajeyo gufunga. Rero tunajyayo turi benshi cyane ubwo ndavugira ku nsengero zafunzwe, nanone twongere turebe ngo dutwaye yiki, ntibizarangira naho ahubwo baje naho bakadufungira, kuko zimwe mu mpamvu zatumye insengero zifungwa ntabwo byari standard zibifatika gusa, hari na standard zibitango. Uko byagenda kose hari impinduka zigenda ziba. Reka noneho tuze uyu munsi mufite umwanditsi, igitabo cyanyu mwamaze gushyira hanze, twinjira no mu bwanditsi uyu munsi. Murebye wenda sinzi nimba mumaze gukora imibare, ibitabo mwamaze gushyira hanze, noneho no gukora evaluation, se bibyitabiriye gute, bisomwa bite? Ese hari imibare mufite, se reka dukoreshe ya terme abagenzi bitabira gusoma ibi bitabo ku rwego rungana iki, cyangwa koko ibyo bivuze gusoma birakitabirwa n'abantu bakuze? So hari ibintu ikibazo majije kimwe ibibazo nka bibiri, ariko reka ngende ntangira aho nawe watangiriye. Igitabo tumaze kugurisha kopi zirenga 300. Yego. Ubwo ni mu mezi angahe? Ni mu mezi kuva mu kwa 12 tariki 29, ubwo mu byukuri babara mu kwa mbere, hanyuma no kwa gatatu tugezemo hagati, ubwo n'amezi 2 n'igice. Umunsi wa mbere wo kubimurika igitabo twagurishije, ntabwo nibuka neza amakopi twagurishije, ariko nibuka ko twagurishije amafaranga atari munsi y'800. So uvuze ngo igicuruzwa kimwe wasohoye ku nshuro ya mbere kugurisha amafaranga ngana gutyo, ntabwo ari ibintu bitoye. Ariko none ntabwo twirengagije ko abantu benshi basigaye bisanga bashaka kureba kuruta uko basoma. Niyo mpamvu tucyandika twarimo tunategura kuzakora course, kuzakora inyigisho iri online ya video, abantu bashobora gukurikira kuri video ishingiye muri icyo gitabo. Ariko ndagira ngo mvuga aka kantu no gutakambajije karebana n'ubwanditsi, kubera ko none hari ukuntu abantu basigaye biyumvishamo ngo kubera ko abantu benshi bakunda kureba ama Instagram, ama video, amafoto, ama audio, ntabwo inyandiko zigifite agaciro kanini. Niba hari ikintu gifite agaciro ni inyandiko. Ndagwereza urugero, ejo nimugoroba narimo kureba inyigisho ya Pastor Antoine Rutayisire avuga ku bintu by'ububyutse. Ibyo bintu byanditse mu gitabo cyitwa ngo Senga uhindure gakondo yawe, cyasohotse mu 2002. Iyi sermon yigishije ejo bundi mu byumweru 2, nawe uzabakiyuka. Ariko umuntu wese uzashaka gukora ubushakashatsi kubirebana n'ububyutse mu Rwanda, kubirebana n'uko ubukristo bwari bumeze nyuma ya jenoside, azajya gushaka icyo gitabo gisome. So hari abasoma ibitabo kubera iyo need yuko ibintu byanditse bibikika. Uvuga ibitabo bya Alex Kagame, wasanga baramufashe no ku ma video. Yari umudokiteri, yari umuntu ujya mu makoraniro cyangwa mu biterane mpuzamahanga, yari muri education, mu burezi. Ushobora gusanga ari ama video ariko nta nimwe tuzi, ariko igitabo cye uracyarimo kugihiga, ukagishakisha ukakibura. So kimwe mu byiza byo kwandika niyo durability, nuko gutinda nuko buzima burebure bw'ibyanditse. Usanga ba Mose banditse hafi imyaka 3500 ishize, uyu munsi nyandiko ze turacyazifite, turacyazibungabunga, ziracyakora. Rero hamwe nuko twinjira tugakora n'ama video n'ibyo byihutirwa bigezweho, birebwa vuba birebwa ari byinshi, abantu ntibirengagize kwandika. Kimwe mu bintu bibabaje cyane nukuntu abakristo tandika. Buriya ibintu byinshi byiza urebye mu mateka yacu usanga byaragendaga bitangirana n'abantu bizera Imana. Ubwo ndavugana mbere y'abakristo. Nko kwandika inyandiko nyinshi zigihari, inyandiko zigihari zanditswe muri iyo myaka nari mvuze yo mu gihe cya Mose. Wakora
verification wakora wajya kugenzura ugasanga koko zigifite ubuziranenge ni hafi ya ntazo. Ariko inyandiko za Mose wizeraga Imana ikamubwira ngo andika ku mabuye uyu munsi ziracyahari. Nicyo mvuga rero ko n'abakristo muri iki gihe abashumba abavuga butumwa mwebwe mukora muri ubu ndabizi ko we wanditse ariko na bagenzi bawe ni ngombwa ko twandika kuko mu myaka 20-30 iri imbere abana bacu cyangwa abana b'abana bacu bazajya gushaka inyuma ntago bazashaka video niba nazibona quality izabiri hasi cyane ku buryo bibatera uburimo bwo kuzireba ariko ibyanditswe bizaba bigihari ibyo abantu banditse bazaba bakibasha kubisoma no kumva uko ubuzima bwari bumeze. Rero ndakangurira abantu bose bafite icyo kuvuga kwandika nubwo bidakuye ko bakora nizo content zindi badakora badatanga ubutumwa muri ubwo buryo bundi ariko kwandika ni ikintu gikomeye cyane kitapfa gusimburwa gutyo gusa. Birumvikana yuko hari ibintu uko imyaka izagenda igera ntago mbifitiye ubushakashatsi budasanzwe ariko iyo urebye wenda nko muri za 90 wajya kureba ukareba bita aba Tony Robbins abantu batandukanye muri za 90 nibwo leta zunze za Amerika bo bari kwinjira mu isi dusa nkaho turi kwinjira mu twebwe uyu munsi si ikoranabuhanga za internet n'iki nibwo bari gusa nk'aba expose kuri ibyo ngibyo kandi bakomeje kwandika hari internet hari ibyo byose bakomeza kwandika uyu munsi ni bamwe mu bantu bakomeye mu gice cyabo ibyo barimo bari gukora ndetse n'abashumba bakomeye uyu munsi nari no kureba nk'igitabo cy'uwo bita James Allen yacyanditse mu 1902 cyitwa As a Man Thinketh. na kabiri wareba imitekerereze wareba urwego rw'ibintu avugamo discovery afitemo ukavuga uti kameme hari uburyo abantu bari bameze. Ibyo rero bivuze ngo abajene uyu munsi ni dutekereza nanone dutekereza ariko tuvuga ngo ariko ni ibihe bihari twagenderaho ntago hari ikintu kizigera gisimbura inyandiko bavuga ngo verba vora scripta manent ako ngako ni katuge mu Kinyarwanda Kilatini nanjye nzi ngo bavuga ko les paroles s'envolent mais les écrits restent ngo amagambo rwose yasa nkaguruka aragenda ariko inyandiko zigumaho zihoraho. Ari igitabo ngize gusoma bari kuvuga mu buryo ngo c'est mieux vivre avec les morts pourtant que vivre avec les vivants ngo ni byiza kwibanira n'abapfu kurusha kubana n'abantu bazima. Okay. Ibyo nabyo bari gutsindagira umumaro w'inyandiko kubera yuko mu nyandiko discussions ibitekerezo byose baba ufite ntago uri buze kurwana n'uwabyanditse ukuramo ibyo ugomba gukuramo ubirya nk'uryifi ugakuramo ibyo ukuramo amahwa ukajugunya ibindi ntago buri buze kugira. Ibyo rero byari biturutse ku cyo umutumirwa wacu uyu munsi Vital Muvunyi yaratubwiye kongera kutwibutsa yuko inyandiko ari ngombwa cyane ariko noneho ntago ari inyandiko gusa yarabitekereje asanga yuko n'uko yarabikomojeho yuko hariho twumva cyane abantu benshi mubare munini twumva cyane iyo tufite ibyo turi kureba. Yatekereje no kuri podcast atekereza podcast byaje gute ni igitekerezo cyaje gute byose bifite intumbero ki mu isi y'ikoranabuhanga nivuga buto. Urakoze cyane podcast twayitekereje ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko nyine uyu munsi biba ubyo nakubwiraga byuko abantu bamara amasaha 9 kuri screen niba ushaka kubageraho ukeneye kubashyirira ibintu kuri screen. So iyo yari imwe mu mpamvu ko twashaka gutanga ubutumwa butandukanye ukabuzi nyine ko ugomba gutanga ubutumwa buciye kuri screen kuko ariho abantu bari. Yego. Nibyo birorero byo muri iki gihe. Iyo ari imwe mu mpamvu ariko indi mpamvu nuko iyo uri muri business ya publishing yo gusohora ibitabo ukenera audience kandi audience ihoraho. Mwatwe nuza zacu twahereye urumva n'ubu muri podcast yacu dukora twibanda kuri ibyo bintu bibiri ntabwo dufata content zose twibanda kuri ibyo bintu bibiri nakubwiraga twibanda ku bitabo tukibanda ku Kristo niyo podcast yacu yibanda kuko twashaka kubaka audience iyo usohoye igitabo kikaza nta bandi bantu usanzwe uganira nabo kuko mushaka ibintu ugomba kubizi urabizi ko haribaho modes of appeal cyangwa uburyo butatu bwo
gukonvenka abantu. Hariho ibyitwa ethos, aho kuvuga ngo ethique cyangwa uwo umuntu uvuga ari we. Niyo mpamvu uyu munsi Apotre Gitwaza avuze ntabwo ari ngombwa ko bashyiraho mikoro, ariko jewe birasaba ko mfata ukuboko nkavuga amagaze iruhande kugira ngo abantu banyumve. Uwo umuntu ari we bituma abantu bashaka kumva ibyo avuga. Icya kabiri harimo ibyitwa ni logic, reasoning. Ibyo uvuga bira making sense, ibyo uvuga birumvikana, abantu barabibyumva kumva birimo ubwenge, cyangwa urimo uravuga gusa amahomvu ijambo ry'ikinyarwanda amahomvu. So hanyuma rero hakabamo n'amarangamutima, emotions. Ibyo bintu byombi, logique n'amarangamutima, dushobora kubyandika mu gitabo icyo ari cyo cyose. Buri muntu wese ufite inkuru ashobora kutubwira, tukabyandika bikajya mu gitabo. Ariko ikintu cya ethos gisaba kucyubaka, bisaba ko abantu bizera, batrustinga iyo abo bantu basohoye igitabo. Bisaba ko uwo muntu ugiye kuvuga hagomba kuba hari ikintu gishingirwa kugira ngo twemere ibyo atubwira ninde ubundi we. So kugira ngo rero twubake iyo audience yizera abo turi bo, ko ibyo tuvuga bifite ubuziranenge, yuko umuntu twagiye kwemerera gukorana nawe koko ari umuntu ufite credibility, bidusaba nyine ko twubaka iyo podcast. So podcast yacu urebye ni muri ubwo buryo bubiri, ubwo buryo, izo mpamvu ebyiri nizo zaduteye kwishyiraho, ko kugira ngo twubake iyo audience. Ariko ikindi nuko twashaka gutanga ubutumwa bwinshi. Niyo mpamvu nakubwira ngo nubwo dufite ibitabo, ariko ibyo bitabo byose bigomba kugira content iri visual, kandi iyo ikomeza iba updated. Nk'ubu reka ngohereza urugero rumwe. Twaje dutekereza, twasohoye ama book reviews arebana na genocide, ibitabo byanditswe kuri genocide, turabisohora mu kwa gatandatu k'umwaka ushize. Ariko mu kwa kane dusanga ntabwo twafata za video ngo arizo zigumaho, dukeneye gukora ibindi bishyashya. Kubera iki? Ibishyashya biraza guhura n'insanganyamatsiko tuvuge wenda y'uyu mwaka, biraza guhura n'andi makuru agendeweho muri iki gihe. Video zo zirakomeza ziba updated. Ibitabo kugira ngo uzakore editions bisaba nyine ko wagize content yindi nshyashya ugiye kongeramo. So podcast irakenewe kuko ihoraho everyday updates, every week updates. Ariko inyandiko zo urabanza ugategereza ukareba okay iyi ngiyi igeze hehe, ninongeramo ndabangiye kongeramo iki. Wow, nibyo ngibyo. Uko biri kose umuntu wese akareba ni iki gikenewe kugira ngo ibingibi bikorwe. Ngira ngo nibyo bita manishe, bivuze bira bibiri, ukavuga uti twatoranije ibi bibiri, ngira ngo ibyo muri kwibandaho biri buze kurema wa muntu. Ngira ngo harimo n'amasomo turi kugenda tunafatiramo. Hanyuma reka twitse cyane ku musaruro. Ku bitabo iyo bigiye mu gihe cyo kubigurisha, byo birumvikana umusaruro urizo kuvamo mu bijyanye n'ubushobozi byumvikana. Ariko noneho tuze muri by'ama podcast uyu munsi, n'uburyo cyane cyane hari abantu bashobora kubikora kuko biri gukorwa. Gukora ikintu kuko kiri gukorwa, no gukora ikintu kuko ufite intego yagutse ireba ivuga ngo dore umumaro, no gutekereza birenze uyu munsi, ahubwo ugatekereza n'igihe udahari. Tujyane no kugira ngo dufashe abajene gutekereza mu buryo bwagutse burenga iby'abandi bari gukora ikintu ko abandi bari kugikora, ahubwo ukagikora kuko ugomba kugikora. Ubu duhuriza ibyo bintu. Kimwe mu bibazo bizana no gukora ikintu kuko abandi barimo kugikora, ugikora nabi na success ushaka ntuyigeraho, ariko ushobora no kwitega imitego ukahagwa. Kuko kimwe muri dangers mu bibazo bihura na tuvuge wenda urugero nka YouTube, nuko ugera ahantu wumva uri usunikirwa gutanga byinshi bishoboka, kuryo ushobora kugera nawe utangira gutanga ibintu bikwica mu buryo butandukanye, birimo byica isura yawe, image yawe, byica ahazaza hawe, byica ibintu byinshi. So kubikorera ko abandi bose barimo kubikora byo ni ikintu kiri dangerous cyane. Ariko hari inyungu. Abantu benshi ngira ngo niwe twize kubiganiraho, uvuga ukuntu akenshi abantu bahita batekereza stage y'amafaranga, ariko mu by'ukuri stage y'amafaranga iza nyuma yuko watanze ikintu kiri valuable, gifite agaciro ku bantu. Rero iyo amaze kumenya icyo uri butange gifite agaciro, ukagitanga neza, ibisigaye inyuma n'amafaranga araza. Amafaranga reka duhere ku zindi nyungu zitari amafaranga, tuze no kugera ku nyungu z'amafaranga uburyo aboneka muri podcasts. Inyungu zitari amafaranga nuko ugira iyo value utanga, ugira ibyo bintu utanga, ugira ibyo bintu utanga birenze. Reka nkwereke urugero wenda n'urw'igitabo, ariko no muri podcast birahura. Igitabo nakubwiraga twanditse kirimo amateka y'uwo mwanditsi,
agenda akagera ku bami ba Ruganzu Ndori na base Cyamatare Ndahiro Cyamatare, ayo mateka yose akaza akagera kuri uwo mwanditsi nyirizina, arangiza akavuga amateka yose yo muri jenoside, na nyuma yaho urumva agenda ashyiramo ibintu byinshi kugeza nko mu 2017. Umwuzukuruza we uzajya kuri Amazon agakorayo kopi akayodaringa akabisoma, azabazi ngo mfite amakuru nkura kuri sogokuruza wanjye y'impamo. Ntago azaba ari propaganda yumvise ngo hari umuntu wanditse ngo igitabo ari cya propaganda, ntago azaba ari amakuru y'umwihariko. Bivuze ngo igitabo yanditse uretse no kuba agiye kugikuramo amafaranga muri iki gihe, uretse no kuba agiye gutanga ubuhamya bwo kubabarira, ubutumwa bwo kubabarira muri iki gihe, ariko hari n'uwo murage asigiye abantu benshi. Nako bimeze rero kuri podcast. Tuvuge nk'iyo Vital Readings, usanga hari amakampani amaze imyaka 100, imyaka 200. Umubana banjye n'urugero haramutse harimo umwana wumva nawe yiyumva mu bintu birebana no gutangaza ibintu no gucreatinga content, ntabwo azatangirira kuri zero, azagera ahantu ahera. So hari uwo murage, ariko hari n'ubwo butumwa, ariyo impact. Ibyo ngibyo uvuga iyo abantu bakwandikira, nk'ubu imwe muri episode duherutse gusohora ivuga ku bintu bya addictions, abantu batwandikira batubwira mwaduhuje n'uwo muntu, ugasanga nyine wa wundi utanga service abonye uburyo bwiza bwo kugira abantu ayihereza, ariko n'abandi bari bazikeneye babonye uburyo bwiza bwo kwegera umuntu uyitanga. So hari ibyo ngibyo wenda umuntu yavuga by'inyungu zisa nkaho zidafatika, ariko muzamafaranga izi social media zimwe na zimwe zirahemba iyo ugeze ku bipimo runaka basaba, ariko hari n'abantu baba bashaka kwamamaza. Hari umuntu ushaka kwamamaza akavuga ati wenda iyi podcast igeze kuri urwego irebwa n'abantu bangana gutya, reka ngende namamaza, ngira ngo mujya mubona ko nyinshi mureba hajya amacama akanya kwamamaza. Rero ntabwo ari ibintu byo kwangiza umwanya, ntabwo ari ibintu byo kwenjoyinga gusa, ni ibintu bifatika, ni ibintu wabishoramo yagira icyo akuramo. Hari ababyeyi uyu munsi bareba ibintu biba biri kugenda bibaho mu wajene cyangwa se bigenda bivugwa ku isi yose muri rusange, ugasanga impungenge nizo zizamutse, bakavuga batari kose turi kwerekeza he, isi ikoranabuhanga yatwerekeza he, abana bacu koko kurera muri kino kinyejana, kurera muri ubu buzima bimeze bite? Bro, uganira n'abajene, uhura nabo mu bikorwa bitandukanye, uyu munsi umubyeyi ufite impungenge zo gutekereza ati nyabuneka turi mu bihe bya nyuma, inanakoreshwa n'iyo terme, turi mu bihe bya nyuma, isi yarahindutse, ibintu nabyo hari n'ababibona mu buryo buri negative, akavuga ati ibintu nibyo biri no kwangiza isi. What is the takeaway? Yego urakoze. Ikintu nibaza ko abantu bakwiye kwitaho cyane nanone nuko nubwo hari amahirwe menshi muri ibi bintu by'ikoranabuhanga, ariko harimo n'ibyago byinshi. Reka wenda ntanga ingero zimwe zifatika. Icya mbere, umuntu akwiye gukoresha ikoranabuhanga ko afite ibintu runaka akeneyeho, either kugira ngo ugire ibyo wiga cyangwa kugira ngo ugire abantu uganira nabo. Nk'iyo usanze hari abantu usanga umwana arira bakamuha telefone, cyangwa umwana yarira bakamutwara kuri screen ngo amare y'amasaha menshi. Ubundi mu by'ukuri umwana utaragira ibihugu byinshi byafatiye ku myaka 14, 16 akaribwo wemererwa gutunga telefone, akaribwo wemererwa kujya ku social media. Mbere yaho bakakubuza burundu. Kubera iki? Kubera ko iyo myaka ya mbere yaho nibe ya imyaka abantu bitanga ni formative years, imyaka yo gutoza umuntu. Iyo rero iyo ufashe umwana w'icyo gihe akamara igihe kuri screen nk'iyo wowe ukimaraho, ataragira ubushobozi bwo kwihitiramo ibyiza n'ibibi ku kigero cyawe, ataragira ubushobozi bwo kuvuga ngo iki kintu, iyi page nangiye gufungura iri appealing ariko iranyangiza, mpisemo kuyireka kuko ubwo bushobozi narabugira. Yego, uwo warangiza ukamwe-exposinga kuri ibyo bintu, ahura n'ibibazo bikomeye. Rero ntabwo ari ibanga, abakuru bo barabibashije, ariko buriya abakuru nabo abenshi birabananira. Abenshi birabananira, nk'uko n'ibindi byinshi binanira abantu. Usanga umuntu azi ko inzoga zangiza ubuzima bwe, kwa muganga barazimubujije agakomeza akazi ngo kazajya yibeshya ngo ndanywaho gakeya. Usanga abantu ku bakuru ho nta mpunyenye nyinshi bifite, kuko uko bibananira niko n'ibindi bibananira. Hari abakinywa itabi kandi bazi ko ryangiza ibihaha, hari abagikora ibintu nk'ibyo byinshi, ariko nawe bishobora kubasha kubikontorora. Rero icya mbere si ikintu duteganya, si ikintu rwose nta muntu nibaza ko afite imbaraga zo kuzirukana ikoranabuhanga.
uburyo bwiza bwonyine dufite bwo kuba twakorana naryo no kwiga ukuntu tubana naryo. Ariko nanone icyo nashaka kuvuga ku bana batoya byo rwose hari ibyo bita ngo ni blue rays zangiza amaso. Ariko nibuka neza ubushakashatsi ntabwo nibuka neza ko bwavugaga nibaza ko byangiza na brain y'umwana cyane cyane ku mwana ubwonko bwe buba bukideveloping. So ni ngombwa ko turinda abana bacu. Njya numva ndibaza ko narabibonye muri documentary yitwa Social Dilemma, usanga abantu nk'aba Mark Zuckerberg owners ba Facebook nta mwana we ufite konte kuri Facebook angira ngo kugeza afite imyaka 18 kuko bo barabikoresha barabizi ni ibintu babashayemo amafaranga ni ibintu bibatunze ni ibintu bikora ibintu bitandukanye bibahereza political influence bahereza ibintu byinshi ariko azina none dangers zabyo. Rero kubikoresha ni byiza ariko nkuko n'ibindi bintu byinshi mu buzima umuntu ibyo kurya si cyo kintu kimwe mu bintu byiza cyane bibaho ariko ushobora kubikoresha nabika kwica ibintu byinshi byiza utitondeye uko ubikoresha bishobora kukwica. Niko n'ikoranabuhanga rimeze rero ntabwo ari ribi satanic ntabwo ari 666 nkuko njya numva abantu bavuga ntabwo ari 666 ya nyamaswa 666 nkuko abantu bamwe bajya babivuga ariko nanone ntabwo ari ikintu cyo kujyamo uko wiboneye ngo ubikoresheje uko ubonye. Ikindi numva navugaho cyanyuma kuri iyo ngingo nuko nko mu Rwanda hasigaye hajyaho amategeko agenzura cyangwa regulating sinzi ijambo ryiza ryo mu Kinyarwanda uburyo ashyiraho umurongo yego za cyber security laws zifasha nibura kugerageza gukumira ibyaha bimwe na bimwe n'ubundi bubi bwinshi bw'irikoranabuhanga. Kandi nibaza ko iko iminsi igenda ishira ariko abakora ubushakashatsi bazajya bakora ubushakashatsi kurushaho bakamenya n'ibindi bibi byinshi ku buryo amategeko ashobora gufasha kurinda abantu. Birumvikana. Hanyuma ukiri kuvuga niho hahise haza byitwa ngo microchips cyangwa chips abantu bategereje ko zizashyirwa mu mibiri y'abantu hanyuma bagakontororwa. Hanyuma akenshi ubwo raduhereza take away yawe y'abantu benshi harimo abantu bashobora kwibaza bakavuga batari ko se igishyizwe mu mubiri nicyo gikomeye kurusha ikishyirwa mu bwonko bwa muntu. Kandi ngira ngo ufite imitekerereze yawe abagufite wese agutwara uko abishatse. Wowe take away yawe iyo bantu batekereje ni wari bizanye kubera ko uzanye bya 666 ntago turi bubyinjiremo kuko bifite byabyo ariko iyo tuje mu ikoranabuhanga n'umuntu ushobora gutekereza iby'ibyo ngibyo yuko yabihuza n'ibintu biri satanic cyane cyane ko byishyura igihe kirekire we akwiriye guhindura imyumvire ate? Ngewe ku kintu kirebana n'ubundi n'izi telefone urabona ko kwandi dushyiramo ngo ama location nose wagiye ukifotora ugapostinga kuri social media ukwiye kuba careful kuko washaka kubimenya kandi noneho bisaba ko ari leta nangwa iki nanjye nshobora gushaka kumenya ubuzima bwa Mr Gatete nkamenya aho atuye aho aba umubare w'abana be amakuru menshi mu by'ukuri ntakabaye menya ntakuriye kumenya yose. So no mu busanzwe dukwiye kwitondera uko dukoresha n'amatelefone n'ibisanzwe nukuvuga ngo dukwiye guhora turi conscious ko tubikoresha. Hanyuma kukirebana na zira microchips rero ngiye ku giti cyanjye ntabwo nizera ko ari ya nyamaswa 666 ariko nanone nizera ko ari ikintu umukristo akwiye kuba extremely careful about kubera iye impamvu ya mbere nuko harimo ibintu bimwe na bimwe muri yo byenda gusa n'ibyanditse muri Bibiliya udashobora guhita uruling out completely ngo uvuge ngo ntaho bihuriye. Yo kubwira ngo ahantu heza basanze ngo adagira ingaruka ku mubiri ni ku kiganza cy'iburyo no ku gahanga nubwo bayishyira n'ahandi ariko ngaho niho hari ideal ukumva birenda gusa na Bibiliya uravuga nta mpamvu zindi nshingiyeho ariko byonyine kuba harimo iyo similarity biratuma ngitondera. Icya kabiri nuko byinjira mu mubiri wawe imibiri yacu ni insengero z'Imana. Wenda ashobora kuba ari imyumvire yanjye bwite wenda ituma ntanashyiraho na tatuwaje simvuze ngo tatuwaje ni icyaha ariko jewe ntabwo nashyira tatuwaje ku mubiri wanjye kubera ko mwubaha kubera ko nzi ko umubiri nyine ari igikoresho kidasanzwe Imana yaduhaye. Rero umbajije ngo nagira inama umuntu iki yo gukoresha yo kubirebana na microchip cya mbere nuko amayero the mindset abantu bayifite to be satanic. It might be depending on how it's used. Gusa umbajije personally ntabwo nibaza ko ari inyamaswa ya 666. Telefone nayo iri satanic. Telefone ni abantu benshi bareberamo pornography ni abantu benshi baseberezanyaho ni abantu benshi so iri satanic in one way or the other ariko ntabwo ari inyamaswa. So
ishobora no gukoreshwa mu bintu byiza. Yego. So ntago naba category ko mvuge ngo ntabwo ari satanic kubera ko ishobora kuba manipulated ikaba mbi, ariko none ntabwo ari satanic azi ngo ni igikoresho cya satani 100% nta kindi kintu gishinzwe uretse kuba satanic. Ntabwo nyine ari iyo tutekereza 666 nubwo ubusobanuro bwayo butandukanye ku bantu batandukanye, ariko bumva nya igikoresho cya satani cyuzuye nkuko wakumva ubupfumu n'urugero. So ntabwo ariko ngiye nyifata microchip. Hari abazikoresha rero ubungu abasirikare bamwe na bamwe mu bihugu bitandukanye, ntabwo nibaza ko ari ya nyamaswa bihuriye. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo, amasaha ntabwo ari mu gihe cyacu, ariko kandi nanone ndaza kuza kubaza iki ngiki. Uyu munsi uko ikoranabuhanga rimeze, turi mu isi ya content creation, aho umuntu mu gitondo ashobora kubyuka akiyumvamo afite ibintu bizima hanyuma akajya akabitanga. Tuje mu gice cy'ivugabutumwa, harimo ministries nko twagiye tubyiga, ashobora kuba wazite 5 cyangwa zikaba 4 iyo wenda tuvuze pastor teachers. Ukabona ko iyo uvuze pastor teacher nubwo wa mu pastor abagomba kuba ari n'umutici, kaba yanga aba ministeri yo imwe ukwayo. Ariko uyu munsi birashoboka cyane ko umuntu ashobora kwiyumvamo hawe wamusengeye yiyumvisemo, agacana telefone ye agasoma ibyanditswe akabwira abantu kandi bakamukurikirana. Ibi bintu kuza kubihuza, kuza kumenya ninde ufite ibintu by'ukuri ninde w'umunyakuri, byo biraza kujonjorwa bite? Nibaza ko byajonjorwa ku nzego ebyiri. Urwego rwa mbere ni urwego rw'umukristo ku giti cye. Yego. Urwego rw'umukristo ku giti cye, ijambo ry'Imana riravuga ngo dukure tugere ku gihagararo cya Kristo kugira ngo tudakomeza guteraganwa n'imiyaga y'uburyo bwinshi. Ejo kujya tubwira kuntu ngo abakristo biberuya ngira ngo bajyaga bashakashaka mu byanditse kugira ngo bamenye ko ibyo n'intumwa ari intumwa za Yesu zabanye nawe, babanze bagenzure ko ibyo babigisha ari ukuri. Umuntu ku giti cye rero ikikurinda cya mbere nuko kwegera Kristo, nuko nawe wisomera ibyanditswe ukabyiga ukaba uzi byari byo. Ariko nanone ku rwego njyumbajije ku rwego rw'amatorero n'amadini, nibaza ko umuntu usengeri wawe iyo afite social media sharingaho ibyanditswe cyangwa sharingaho ibintu ya Gikristo, ni byiza ko namwe nk'abashumba bamushumba mu bikurikirana. Ntabwo azategeza ko mubanza kumusengera, ariko muramukurikirana, mwareba agiye kuyoba mukamubwira muti iki niki gitekerezo neza ntabwo abadashaka kurerwa rero nibaza ko yiyumvamo yuko wari kwiyumvamo ariko ntashaka no kurerwa arumva bizi. Udashaka kurerwa nibaza ko iyo atashaka kurererwa mu itorero aba yagiye mu isi rusange, yatangiye kuvuga ibishobora guhabana ibishobora kwangiza societe, amategeko ni yamukurikirana. Ariko ni nabyiza ko niba adashaka kurerwa mudakomeza kumugira uwanyu kandi atakiri uwanyu. Hamwe nimwitandukanye nawe ejo bundi atazasohora ikintu kiri terrible kikabitirirwa. Ariko nibaza ko bene uwo ngo yatangiye kuvuga ibintu bitaba, kuko heresies cyangwa ubuyobe bwabayeho kuva mu gihe cya Paulo kugeza uyu munsi. So buzahora buriho, ariko icyo dukora no kugerageza guhangana nabwo, kugerageza. Ariko nanone kandi kanuka kimwe cyangwa bibiri nibaza bishobora kudufasha kuba ku muntu urimo gushaka gukonsuminga content. Buriya hari ibintu bibiri bigoranye, nibaza ko tugeze kubivuganaho njye nawe mu biganiro byacu biri private. Umuntu nubona mu bintu akora arimo kuba driven, arimo kwiborwa no gushaka amafaranga kurusha ibintu byose, content aguha juzitondera. Yego. Nusanga content ikintu cyashaka ari kumenyekana byatari sivuga ngo ubwabyo nibibe ibyo bintu, ariko iyo bikuyobora bishobora kugutsunikira gukora ibintu bitabaho. Rero nawe ujye ubanza witonde uvuge uyu njya mbona abahanuzi benshi kuri YouTube, ukibaza uyu muntu ubuhanuzi bugenewe nde first of all. Imana yamubuhaye ubuhanuzi ntiyamubwira abo ibugeneye. Nese abibugeneye koko aheza kububashyira ni kuri YouTube. Ariko wajya kureba ugasanga mukuri arashaka guhitinga, arashaka kumenyekana, arashaka amafaranga. Yego. So abantu nk'abo ngaho jewe ku giti cyanjye iyo mbonye izo tendencies rwose nta n'ikintu nongera kumva cyawe ndafunga, kuko hari byinshi byo kumva bihari. I know. Yes, hari reka mbite nanafatira kuri icyo ngicyo, hari byinshi byo kumva, birasaba maturity, birasaba kwagukamo gakeya kugira ngo bashe kumenya ni ikihe ndi bwakire, ni ikihe nkeneye kugira ngo none bize kumfasha mu rugendo rwanjye. Hanyuma nkuko twatangiye tubivuga, turutse muri Vita Readings, hanyuma ni company ifasha abanditsi, umuntu ufite dreams zo kwandika,
Vita umuntu ushaka kwandika se muramufasha gute arababona gute abari cyo dusoreze biroroshye cyane ubu ngubu turi kuri social media zose at Vital Readings nanjye ushobora kunyandikira kuri social media zose at Vital Reading at Vital Muvunyi 7 ariko mushobora no kuduhamagara 0787 namo y'Imana nta muntu wawe yifashe okay cyane cyo nyine ari gutekereza 0787 nizo nomero mushobora kuduhamagara mukeneye ko tubafasha mu kwandika ubundi mukaza tukicarana tukareba ibitekerezo mufite tugafatanya kubishyira ku murongo no kuba twabibyaza umusaruro. Ikibazo expectingaga nagomba kukubaza ntabajije shaka ukuntu rero ubaza bambajije ibirenze ibyo expectingaga wese ni wabinkora oya ni kuri wabo. Hanyuma umuntu wese iyo bije muri domaine y'ubwanditsi hari gihe bafite quote runaka wanavuga ati no quote muri nyinshi ingi niza vuba byihuse ikaba ifite n'uburyo igenga ubuzima bwanjye. Oya reka mvuge iyo mukanya hari quotes wavuze mu Kilatini no mu Gifaransa yego zingora kuzumva ariko imwe uyisobanuye indi hitenza mu mutwe. Yego hari icyongereza nizere ko ndibashe kuyivuga neza ivuga ngo the shortest pencil is longer than the longest memory. Ikaramu y'igiti ngufi ibyo yakwandika bikabikika bibaho igihe kirekire kurusha memoire y'umuntu isumba izindi. So the shortest pencil is longer than the longest memory. Ibintu byanditse ibintu mwamaze kwandika bifite akamaro nako ibyanditse bibasha kubaho igihe kirekire cyane kuruta ibyo wagerageza gufata mu mutwe. Rero uretse no kwandikira kugira ngo usohore ibintu ndashishikariza abantu kwandika. Ndanije tugeze kubivuga naho niba ari ikintu kiri powerful gifite imbaraga mu buryo bukomeye no kwandika. Ndashishikariza rero abantu bose muri rusange ni kimwe mu bintu bimfasha nko bivuze gukunda kwandika. Ibitekerezo ugize byandike, ibinzozi zawe uzandike, ibyakubabaje byandike, uretse ko bigufasha no gukira mu marangamutima ariko rero nagufasha mu buryo bwinshi ntabasha gusobanura akanya mu minota umwe warusigaye. So reka twandike, reka dukunde kwandika, reka twandike. Arakoze cyane Vital Muvunyi waturutse muri Vital Readings, ni publishing house ifasha abajene abantu bose bafite inzozi zo kwandika nko yarabivuze. Ntabwo ari ukushishikariza abantu gusa kubikora gusa, ahubwo nawe ufite impungenge baragufasha kugira ngo ubashe kuba wabigeraho. Reka rero dusoreze ahangaha. Nshimire cyane Queen wabanye natwe kuri control, nshimire cyane Eric wari kuri kamera ndetse na Peter wakomezaga kubikurikiranira hafi. Nshimire cyane mugenzi wanjye Olivier Iragena twabanye mu kiganiro. Nshimire cyane Vital, wakoze cyane Vital. Nakoze cyane ubutumire kandi mu gutaha uzagaruka cyane rwose. Yego, hanyuma nge nitwa Gilbert Gatete. Reka tubonane ku munsi w'ejo n'ubundi mu kiganiro Arise and Shine. Ciao ciao. Shalom.